Muraho neza mwese bakunzi ba Media TV, murisanga kuri iyi YouTube channel. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo abantu benshi bakunda guhura nacyo, inzozi mbi cyangwa se nightmares. Hari abajya barota ibintu bibatera ubwoba, rimwe na rimwe bikaba bihoraho, ariko hari uburyo wabihagarika, kandi nibyo tugiye gusobanura muri iyi video. Bahaye ikaze. Igice cya mbere turagihera mu gusobanukirwa inzozi mbi. Ese ubundi inzozi mbi ni iki? Inzozi mbi ni ibintu umuntu abona ari mu buriri aryamye, bikaba bitera ubwoba cyangwa umubabaro. Akenshi ziterwa n'ibitekerezo byo ku manywa, stress cyangwa ibintu ureba mbere yo kuryama. Urugero, aha twavuga nko kureba filime y'amavapa ya nijoro. Ibi bishobora kugutera inzozi mbi. Ariko kandi hari n'abazifata nk'ibimenyetso by'ubuzima bw'umwuka. Noneho reka tuvuge ku mpamvu nyamukuru zitera inzozi mbi. Mwibutsa niba utarakanda subscribe kuri iyi channel, wabikora ukibyibuka, kuko n'ubu utarabikoze bizakugora kongera kunyuma. Wibuke gukanda like kuri iyi video, share ndetse na comment. Impamvu ya mbere, stress n'imihangayiko, ibibazo byo mu buzima bwa buri munsi. Iyi ni impamvu ya mbere nyamukuru ishobora gutera inzozi mbi. Impamvu ya kabiri, ibiribwa cyangwa inzoga. Aha twavugamo nk'ikawa, icyayi cyinshi, cyangwa kunywa inzoga mbere yo kuryama. Impamvu ya gatatu nyamukuru ni ibitekerezo bibi byo ku manywa. Aha turavuga ko ibyo utekereza cyangwa ureba bigusiga ishusho mbi mu mutwe. Ngiyi impamvu nyamukuru ya kane itera kurota inzozi mbi, ubuzima bw'umwuka. Bamwe bemera ko inzozi mbi zishobora kuva ku mashitani cyangwa imbaraga mbi. Impamvu ya gatanu nyamukuru, kutagira gahunda yo gusinzira, kuryama bitinze cyangwa mu kajagari. Ibi bishobora kugutera inzozi mbi. Right? Ibuka gukanda like kuri iyi video. Noneho dore uburyo bwo guhagarika inzozi mbi. Uburyo bwa mbere ni ugusenga no kwiringira Imana. Ahangaha ijambo ry'Imana rigira imbaraga zo kurinda umutima. Right? Katujye ku buryo bwa kabiri bwo guhagarika inzozi mbi. Irinde kureba ibintu bigutera ubwoba mbere yo kuryama. Uburyo bwa gatatu, sangira ibitekerezo byawe n'abo wizeye. Ubwo twavuga ko ugomba kuvuga ikikubabaje. Ibi bigabanya stress. Uburyo bwa kane, kuryama ahantu heza, hatuje kandi hasukuye. Uburyo bwa gatanu bwo guhagarika inzozi mbi, kureka kuryama urakaye cyangwa utekereza ibibi. Uburyo bwa gatandatu, kugabanya stress ku manywa. Ushobora gukora ka meditation, gusoma ibitabo, gusenga no gukora siporo. Uburyo bwa karindwi, kumenya ko ari inzozi gusa. Ntibivuze ko bigomba kuba mu buzima bwawe bw'ukuri. Noneho reka tubahe ubutumwa bwo kubahumuriza. Inzozi mbi ntizivuga ko ubuzima bwawe buzagenda nabi. Nta nzozi mbi zigomba kugutera ubwoba burambye. Ushobora gufata ingamba kandi ukazihagarika. Murakoze cyane mwese aho tugiranye ku musozo w'iyi video. Niba iyi video ibafashije, muyisangize inshuti n'imiryango. Tuzongere duhurire mu zindi video nziza.
Niba hari ubutumwa wifuza kutugezaho cyangwa se wifuza ko hari icyo twazakora muri video zikurikira cyangwa se icyo udasobanukiwe twagusobanurira, bitubwira muri comment cyangwa se ushobora no kuba watwandikira kuri nomero zacu ukeneye ubujyanama bwihariye arizo 078 11 37 280. Iyi nomero ushobora kutwandikiraho kuri WhatsApp tukaba twagufasha. Ndi Emmanuel Wihanganye, iyi ni M Media TV. Hasta la vista, naho muri video zikurikira. Ciao ciao.